gahinda kose kazakora iki? Rero buri gihe iyo yongeze imbere y'abantu bari gusenga, Imana imuha umugisha umushumba wateguye kujya musenga mwicaye ku kanwa. Kandi rwose uyu mugisha mubaki. Wa muntu wisengera hano hantu nutamenya agaciro k'aka karago, ubwo uzarinda upfa ntacyo yigeze. Ariko numenya agaciro k'iki kirago, mushumba yaba hari cyangwa adahari, uzagize upfukame hurire ubwira Imana ibyawe witaye, ubundi uzajya ubona igisubizo. Ntihazagire umuntu mwongera kwemera kwicara hariya ku ntebe yarangiye, keretse wenda ari indembe y'umugongo. Haleluya. Ariko abaye ari uwundi muntu uwo ari we wese nashaka ajya aryama hasi, ariko aryame ku karago. Aha hantu bahaboneye Imana kugira ngo amen. Kandi agahinda kose kazagira iki? Ucurange kandi nabonye umukunzi bangunze namuze yangiriye ubundi niritima yangiriye uruno angahira umurimo yale duburanga cyangwa sibomo yale byakare cyangwa sahomo yale oya
akubita inkoni aziranye nawe bamutera ashakanye nawe uwo mukunzi aje tumushimire yajyanye iruhande rw'amazi adasuma ajyana mu cyanya cy'ubwatsi butoshye asubiza ubwenge mu bugingo bwanjye uwo mukunzi nanjye ndamushimira uwo mukunzi nanjye ndamushimira ajyanye iruhande rw'amazi adasuma ajyana mu cyanya cy'ubwatsi butoshye asubiza ubwenge mu bugingo bwanjye uwo mukunzi nanjye ndamushimira uwo mukunzi nanjye ndamushimira urukundo yankunze sinzaruceceka urukundo yankunze nzahora rwuhira yankuyeho imivumo navumwe n'abantu yankuyeho imiruho natejwe n'abantu yankuyeho ibyaha agirira ubuntu uwo mukunzi azahora